ndagusuje ubana natwe umunsi ku wundi kuri Kodaraba TV wo kukenera ibiganiro byacu masaha ku yandi umunota ku wundi ugadutera inkunga ukanda subscribe ukora share ikamenywa n'abandi. Turimo gukunda ukuntu mutwereka ko muri kumwe natwe ewana mukomeze umubare natwe rero turimo turabikunda cyane. Uyu munsi ni muri show busy turagarutse ibintu bigiye bitandukanye tubagezaho umunsi kundi byabaye impande n'impande yabari hano ku isi ndetse no mu ijuru tuzabageraho one day. Gusa uyu munsi katuze tuvuye ku interinete yo kugenda ivugwa icikana impande n'impande ku byamamare. Ese muziki igeze hano mu Rwanda? Ese amakuru ya showbiz abahanzi mukunda ibyamamare? Ese n'ibiki byavuzwe bitamwe birategurwa ni byinshi cyane uyu munsi. Gusa munyemerere nkomeze mbashimire mukubite big up sari uhereye mu ntara zitandukanye z'igihugu. Ibuka rero aho uri hose, waba uri mu diaspora, waba mu mahanga ukurikirana televiziyo yacu Kodaraba TV, wowe utarakanda subscribe ndagusabye ukande subscribe, ukore like, ukande share ndetse n'abimenye. Gusa by'umwihariko ukande subscribe ubane natwe, ndabizi wamaze gukanda subscribe murahari kandi mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Wowe utarakanda subscribe urimo urahomba. Uyu munsi tuvuga ku bintu bigiye bitandukanye. Turahera hano ngaha mu Rwanda tuvuge ku isohoka ry'amanota y'abanyeshuri bangije icyiciro rusange. Icyiciro rusange uko nabikubwiye rero n'abasoje amashuri abanza ariyo primaire. Turavuga rero ku mukobwa wa hano ngaha mu Rwanda w'umuririmbyi ndetse akaririmba indirimbo zihimbaza Imana uwo bita Kamikazi Dorcas urimbana na mugenzi we Vestine. Turavuga ku manota yavugishije benshi hano ngaha ku mbuga nkoranyambaga. Sibyo kandi kujya hano ngaha mu gihugu cy'ingata twarenga tuvuge ku musore Bruce Melody amaze iminsi yagaragara ku mbuga zigiye zitandukanye. Amafoto y'abana banza bakunda cyane. Amafoto rero yavugishije benshi, tatuwaje z'umusore Bruce Melody ziri amasura cyangwa se amafoto y'abana bizakomeje kuvugisha benshi nyuma yo gusohora indirimbo yise Alez na Innocent mu gihugu cy'abaturanyi mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sibyo gusa kandi turavuga no ku nkuru y'akababaro gakomeye cyane, inkuru y'incamugongo muri hip hop y'isi cyangwa se mu muziki muri rusange. Mu muziki w'isi harimo umuhanzi Kurio waje kwitaba Imana ku myaka ya 59. Rero ni umuraperi ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wamenyekanye mu kwandika ndetse akanakora indirimbo. Umuraperi yaje kuba yitaba Imana mu ijoro ryatambutse, naho turaza kubagerera tubamenyeshe se yaba yishwe n'iki cyangwa se yazize iki, tubabwiye n'ibyaranze bimwe mu buzima bwe kuva akiri muto, dore ko yaje kumenyekana mu 1989. Iyi ni Kodaraba TV rero ndaje mu kanya. Yes, Kodaraba TV rero ndagarutse ngenda Ishema Yves. Duranga mu Rwanda abantu bacitse ururogoro bakomeje kuvuga kuri ibintu bidasanzwe, dore ko tubiheruka kuri Miss Nishimwe Naomi ubwo yazaga gukurikiza examen national, nyamara akaza kugira amanota ndakeka ni 11. Nyamara amanota yaramaze kugera hanze, we yaramaze kujya ku Miss akaba Miss Rwanda. Ibikaba byatumye benshi bavuga ibintu byinshi cyane, bakavuga ati aya mahano ese bigenda bite cyangwa se bikorwa twatuze muri izo nzego warabashije kuba udafite ubumenyi buri hejuru kandi ari cyo kintu bagendera. Uyu munsi rero ku itariki 27 nibwo amanota yabashaga kuba yajya hanze y'abanyeshuri barangije icyiciro rusange ndetse n'abandi barangije amashuri abanza ya primaire. Rero byaje kuba ubwo bahinduraga system yo kumenyekanisha amanota, dore ko imbere abanyeshuri bakoraga ku manota 9, bityo umunyeshuri wagize amanota make cyangwa se atari meza akaba arashaka kuba yagira 9 mu gihe wabaga yatsinze yabaga afite inota rimwe ndetse kuzamura kugeza kuri 2 gutya akaba yatsinze cyane. Gusa uyu munsi siko byaje kugera, dore ko amanota baje kubisubiramo, bityo bigatuma umuntu ufite amanota 6 ari ufite menshi kuko byaje guhindurwa. Biza kurangira abanyeshuri muri primaire bakoreye ku manota 30. Bivuze ko rero kuva ku manota 70 kugeza ku manota 100 ari muri range y'amanota 5 kugeza ku manota 70, bikaba muri range y'amanota ubwo na manota muri 5 niyo aggregate barandika kumanukaho. Biza kurangira aho umuntu ufite kuva kuri 19 kugeza ku inota 1 cyangwa se kuri 0 aba afite amanota agera kuri 0 n'ubundi aggregate bakandika 0. Iyo byaje gutuma benshi bavuga cyane ko amunaga amanota y'umuhanzi kazi wakunzwe cyane muri zitandukanye harimo nka Sibayari, izindi zitandukanye nyinshi cyane,
Kamikazi Dorcas rero uyu wavukiye muri za nce z'amajyaruguru akaba aririmbana na mugenzi we bita Vestine we akaba ageze mu mashuri umwaka wa kane w'amashuri yisumbuye byaje gutungana n'icubwo basanga bafite aggregate zisaga amanota 10. Ibiro bisobanuye iki? Mu manota yose yagizemo inota rimwe muri buri somo yagizemo inota rimwe kugeza aho agize amanota 2 mu isomo rya histoire cyangwa se amateka bikaza kurangira agize aggregate cyangwa se yose bateranyije amanota 10. Bisobanuye ko rero uyu mukobwa yabaza amanota 48 kugira ngo abe yakuzuza ikizamini, dore ko ubu abari muri secondaire bo barakorera ku manota 58. Umukobwa w'imyaka 18 akaba akomeje kugenda avuga impande n'impande, bakaba banditse bavuga bati ese ni ibiki, abandi batese ibintu biracyabaho n'iki wenda mu muziki ushobora kubabuza kuba bakwiga. Iyo kuvuga rero ku mbuga zigiye zitandukanye byavugishije benshi, uwo bita Dorcas Kamikazi akagize amanota 10 muri examen nationale. Yanko nakubwira tuvuga ku muhanzi Bruce Melody, Papa Bishegu cyangwa se umuvugo ko bishaka, umuhanzi mu gutera imbere cyane muri no minsi ukora mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bizi zitandukanye, umaze ubuherutse gukora indirimbo bita Alez yakoranye na Innocent bari mu gihugu cya Congo ndetse akaba nakunzwe cyane. Umusore wa Bruce Melody amaze kutavuga mu itangazamakuru nyuma yuko yari yagiye mu gihugu cy'u Burundi akaza gufungwa azira kuba azira imyenda ndetse cyangwa se ideni igeze kurya sabe yakwishyura mu gihe gukora igitaramo nyamara nagaragare ku rubyiniro. Amaze iminsi rero ari mu gihugu cy'abaturanyi mu gihugu cya Congo kugaragaza cyangwa kumenyekanisha indirimbo ye bise Alez na Innocent ku ma platform agiye atandukanye. Nicyo gende kumuvugaho nuko imaze iminsi bigaragara cyangwa se amafoto menshi wagaragara ku matatuwaje menshi cyane. Gusa igitangaje si icyo, dore ko muri tatuwaje z'uyu musore Bruce Melody higanjeho amafoto y'abana be babiri. Uyu musore wa Bruce Melody ni umusore cyangwa se ni umupapa umukoza mu muziki nyarwanda akora ku zindi zigiye zitandukanye, gusa akatse gukora indirimbo bita Urabinyegeza y'Imana yaririmbye cyane no gukora ibishego byinshi cyane akavugwa n'abatari bake mu ndirimbo zake inyuma. Gusa si ibyo gusa, Bruce Melody bivuga ko afite umugore, nyamara uyu munsi uwo mugore ntago aramenyekana cyangwa se ngo agaragare ku nkoranyambaga cyangwa se kuri platform zigiye zitandukanye. Bakaba bavuga ko rero umusore Bruce Melody ashobora kuba atabana n'uyu mugore we, nyamara akaba afite kuba abana n'abana be babiri cyangwa se afite ukundi kuntu abikora. Gusa icyo mubwira cy'uyu munsi nuko wenda mu minsi yashize yaragaragayemo gusomana n'uriya mukobwa wo mu diaspora wo mu gihugu cyo hanze, bigaragara ko bashobora kuba bari mu rukundo. Bavuga bati se Bruce Melody ko afite umugore baba bakoze divorce. Gusa n'uyu munsi biracyavuga gutyo, ntabwo turamenya ngo ese byanze bite cyangwa se byaje kurangira bite. Gusa uyu munsi yatunguye ndetse anatangaza benshi ubwo yagaragaraga tatuwaje ku mubiri we ziriho amafoto y'abana be, bigaragara ko ashobora kuba abakunda cyane. Miriro banga mu Rwanda rero igiye bitandukanye muri showbiz nkaho uyu musore Bruce Melody ndetse na Kamikazi Dorcas. Gusa uko nabusaza yiteye gutangira uyu munsi ni inkuru yica mugongo kuri muzika cyangwa se hip hop ku isi muri rusange, dore ko ari kenshi cyane tuba tuvuga ibintu by'abantu bagiye batandukanye, ugasanga umuntu afite ahantu yavanye umuziki ku ruhande rumwe ndetse akanawugeza ku rundi ruhande. Gusa uyu munsi ndi kukubwira ku muraperi cyangwa se umunyamiziki wariya mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu ni umuraperi witwa Corio wavutse mu 1963 ndetse akaba ari umwe mu baraperi bakomeye, umwanditsi w'indirimbo ndetse n'umukinnyi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yitabye Imana mu ijoro ryatambutse. Ko rero inzego z'umutekano zatangarije ikinyamakuru cya TMZ kivuga ko baje kugera ku nzira yararimo cyangwa se abashe kuba yitaba Imana ari bagira ati bakutanga ubutabazi bw'ibanze babashe kuba bamugeza kwa muganga bikozwe n'inkeragutabara gutabara. Gusa ibi bikaba bitaje gukunda, dore ko baje gusanga Corio yamajije kwitaba Imana. Corio rero uyu muhanzi yitabye Imana mu nzu y'inshuti yari yasuye iherereye Los Angeles. Bakeka ko rero yazize yabapfuye azira guhagarara k'umutima cyangwa se indwara yaje ikaba yatera guhagarara k'umutima, kuko uyu muhanzi Corio yari yagiye muri toilette yari yasuye inshuti yiwe. Byavuzwe n'umuvunyamabanga cyangwa se mu manager wiwe avuga ko yari yasuye inshuti ye yaje nyuma akaba yaje kujya muri toilette, nyamara akaza gutinda akamara igihe kirekire. Byaje gutera amatsiko inshuti ye ikaza kujya kureba, nyamara igasanga Corio aryamye hasi yamaze gushiramo umwuka. Undi munyamabanga cyangwa se mu manager yaje gutangaza ko rero uyu muhanzi Corio cyangwa se Leo Ivan Ivry
Coolio yari amaranye imyaka indwara y'umutima imyaka isaga 6 bivuga ko ariyo ashobora kuba yanamuhitanye. Umuraperi rero yamenyekanye mu njyana ya hip hop, ataramenyekana mu gukina muri filime zigiye zitandukanye. Gusa uyu munsi rwose yitabye Imana, ntabwo yamenyekana ngo ati se bayazize iki, urupfu rwe bwaba bwatewe n'iki. Nujuje cyane kuri uyu munsi. Gusa icyo nakubwira kuri umuraperi yitabye Imana afite imyaka 59 y'amavuko, yatangiye kumenyekana ndetse anakunga mu 1989. Ahangaha rero yari amaze gukora album yise It Takes a Teeth, ugenekereje amagambo y'Ikinyarwanda bivuga ati bifata ibisambo. Sinzi ngo yavugaga ibiki n'icyo gihe cyangwa se yashakaga gukomoza kuki. Gusa uyu muraperi yakomeje kugenda akora ibihangano bigiye bitandukanye, akomeza kwandika indirimbo ndetse anakomeza gukora umuziki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara yashije kumenyekana no gukundwa mu 1990 ubwo yaje kuririmba gukora indirimbo yise Gangsta Paradise. Iyi ndirimbo rero yahimbiye indirimbo bitwa Criminal Minds, yatumye ahabwa igihembo cya Grammy Award w'umuhanzi witwa neza ndetse wananditse indirimbo nziza muri iyo myaka. Umuhanzi rero Coolio yakoze ibintu bigiye bitandukanye, indirimbo zagiye zikundwa n'abantu benshi cyane, inshuti ze cyane zagiye zivuga kuri urupfu, zivuga ziti mu by'ukuri tubabajwe nuko uyu muhanzi Coolio atakiriho. Yari umuhanzi ugira abandi inama ndetse akaba yanabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Icyo nagutangariza rero kuri Coolio, benshi bavuga ati abahanzi benshi b'abaraperi bakunda kwicwa n'iyo ibiyobyabwenge cyangwa se inzoga nyinshi cyangwa amatabi menshi. Gusa abaganga cyangwa se itsinda yaje gukora ubutabazi aho yari yitabiye Imana ryatangaje ko nta tabi cyangwa se ibindi biyobyabwenge byaba byahasanzwe bishobora kuba byakeka ko aribyo byaje gutuma uyu muhanzi Coolio abasha kuba yakwitaba Imana. Uyu muhanzi rero yakoze byinshi cyane uyu munsi, katumubwira ati rest in peace Coolio. Nkomeza kwihanganisha abantu bakunda uyu muraperi, mbabwira ati bibaho umunsi kundi, bamwe baragenda bakatuvamo, niko bimera. Mubwira ati gukomeze kugenda mwihangana wakundaga Coolio, Imana ikomeze kumwakira mu bayo. Iyi ni Kodaraba TV rero, ngo twazanye twageza ibintu bigiye bitandukanye byinshi impande n'impande bivugwa hano mu Rwanda ndetse n'andi agiye atandukanye muri showbiz. Uyu munsi nicyo namubwiye rero, ndetse ko twaganiye ku mukobwa wabashe kuba ikizami akaza kuba yatsindwa, Kamikazi Dorcas urimba mu itsinda ryiwe na Vestine, bakoze ibintu bitandukanye za Miss Bayari n'izindi nyinshi cyane. Akuza akaba yaje kugira amanota 10 mu kizami nationali cya secondaire, nyamara akabuza amanota 8 ngo yuzuze ikizami ku myaka ya 18. Twavuze kandi kuri Bruce Melody wagaragayeho tatuwaje z'abapeti be cyangwa se abana bakunda cyane bakora indirimbo ikoranye na Inosbi wari mu gihugu cya Congo wise Aleze. Kandi twavuze ku muraperi Coolio waje kuba yakwitaba Imana ku myaka 59. Kambwira ati roko Daraba TV makuru yacu nakagaruka ndaje mu kanya. Niko Daraba byo nagushishikaza rero, stay tuned kandi subscribe, ukomeze gusharinga ku bandi babimenye. Turabakunda cyane kubana namwe n'inkuru ikomeye. Stay tuned.